Haleluya. Urabona ko ari bakeya twateguye benshi ariko ejo ntibaza. Dufite abandi turi bubaze ibibazo bijyanye na Pasika. Igitabo cy'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 9 haravuga ngo kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka atazipfa urupfu rukaba rutakimufiteho urutazi. Tugiye kumva abandi batubwirize atwumva kuvuga ubutumwa bwa mbere natambuke vuba vuba. Haleluya. Asina yanjye twashami ryateira tugiye kuganira ku nkomoko ya Pasika. Pasika ya mbere yahereye muri Edeni aho Adamu na Eva bakoraga icyaha bagasanga bambaye ubusa, Imana ikica imwe mu nyamaswa ikanduka uruhu rwayo. Tuyisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Pasika ya kabiri ni iy'Abisirayeli bava mu buretwa bwo muri Egiputa. Imana yohereje Mose ngo ijye gucungura Abisirayeli. Mose agenda kubwira umwami Farawo barekura Abisirayeli arinangira. Imana yohereza icyago 10, icyago cya 10 cyari cyo kwica abana b'imfura bose. Imana ibwira Mose ngo genda ubwira Abisirayeli bose bice umwana w'intama, barye inyama zawo, basige amaraso yawo ku nkomanizo z'inzugi zawo. Pasika ya gatatu niyo turi kwizihiza uyu munsi, kwizihiza urupfu no kuzuka kwa Yesu. Yesu yadukundaga urukundo ruhebuje, niyo mpamvu yadupfiriye kubera ibyaha byacu. Murakoze. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Musafiri Amabira, nkaba ngiye kubasobanurira ibya Pasika ya kabiri y'Abisirayeli yabereye muri Egiputa. Hashize igihe kirekire umwami Farawo yaranze kurekura ubwoko bw'Abisirayeli. Hashize ibyago 9 ari byo: icyago cya mbere amazi yahindutse amaraso, icya kabiri igihugu cyuzuye ibikeri, icya gatatu
gatatu hatera inda, icya kane hatera ibibugu, icya gatanu hatera muryamo, icya gatandatu hatera ibisebe, icya karindwi hatera urubura, icya munani hatera inzige, icya cyenda hacura umwijima, icya cumi hapfa abana b'imfura bose bo muri Egiputa. Nibwo Imana yabwiye